Imana yaremye umugore n'umugabo, hanyuma iha ubushobozi umugore bwo kubasha gutwara inda agatwita umwana mu gihe kingana n'amezi 9 kugira ngo agere ku isi. Hanyuma iyo uhuye n'umuntu arakubwira ngo burya hatinda inda, hashira imyaka 5 ngo uyu mwana se aka kanya ngamyata, burya abanza hatinda inda. Ndagira ngo twifashishe urwo rugero rutoya kubera yuko ari ikintu abantu benshi tuzi, turuhuze n'uburyo urugendo rw'ubukungu narwo rumera. Urugendo rw'ubukungu, uyu munsi tugiye kwiga isomo twise urugendo rw'ubukungu. Ese ubundi urugendo rw'ubukungu rungana rute? Wategereza bingana iki ku buryo tuvuga ngo hatinda ubukungu, amafaranga yatinze kuza? Ese bingana nka gute kwihangana kugira ngo ubone utangiye gukira ibikomere byo kutagira amafaranga, byo gutinda kuba warayabonye, byo gukora amanywa nijoro ariko ukabona amafaranga yawe ntago ari kuza, ayo ubona nayo ntari kukugeza ku iterambere, ibintu byaranze byaragucanze? Bingana iki? Niba uri umuntu ukunda kwiga ibintu by'ingirakamaro, niba uri umuntu ukunda kumva ko ubumenyi ushobora kugukura wenda mu gice runaka bukakugeza mu kindi, iri somo ni iryawe. Nitwa Straton Havugimana, aha ni kuri Theologic, tuvuga ibigerageza byose kuba byagufasha guhindura imitekerereze, guhindura imikorere kugira ngo tugere ku iterambere, cyane cyane ko urwo rugendo nk'uko tubivuze ari urugendo umuntu urubonye ashobora kwitiranya akarwita nk'ikintu gitoya. Ese kangahe dukunze kubona umuntu akubwiye ngo gakize vuba, ngo ejo bundi uyu nguyu ngo tuzi ngo yari umukene, ngo ejo bundi ngo muzi ngo ngewe ngacuruza ikarito Nyabugogo, ubwo ni mu myaka ya kera. Ngo ejo bundi ngo tumuzi ngo ari umunyonzi, none uyu munsi afite taxi voiture. Ngo ejo bundi tumuzi afite alimentation, none afite amangazini downtown cyangwa mu mujyi. Ngo ejo bundi tumuzi atega akamoto, none yaguze imodoka. Ejo bundi tumuzi byabaye byinshi, none dore yubatse inzu ameze neza n'umukire. Ese koko iyo nzira twita ubukire, biriya bintu tubona ku bandi, ni urugendo ruba rwarabafashe igihe kingana giti? Ese wowe wumva witeguye guca mu nzira nk'izo baciyemo? Ufite ukwihangana kungana iki kwakugeza kuri iyo nsinzi dukunze kubona ako kanya? Iri somo nicyo rigiye gufasha, nicyo tugiye kwibandaho, ariko ndagira ngo tuze kwifashisha kiriya kintu nahereyeho duti hatinda inda. Nyamara ntabwo itinda kuko umwana abasha kumara igihe kingana n'amezi 9. Iyo tubona umubyeyi agenda, twe tugenda tubona impinduka hano inyuma ku gice cy'inda, ariko ntitujye tubona impinduka Imana ishyiramo uruhare mu gihe umwana ari mu nda. Ruriya rugendo rero kugira ngo tuze kubyumva neza, habaho ikintu cy'igitangaza tutabasha kubona, ariko effort z'uburyo umwana akura ni nazo natwe twagakwiye gukora. Reka noneho tuve ku mwana twigarukire ku giti kugira ngo bize kutworohera. Dukoresha urugero rw'igiti. Igiti ubundi ubusanzwe umuntu abanza gushaka icyo bita urubuto. Uru rubuto mu buryo bwacu bwa business, reka tuze kuruhuza n'ubumenyi, kuko nta kintu kizagukiza udafite ubumenyi. Mbere na mbere ikintu ukeneye niba ushaka gutera imbere, ukeneye first kumva ko ukeneye ubumenyi, skills z'ikintu runaka, sibyo? Ukeneye kugira skills, ubumenyi n'ubumenyi ngiro bwo gukora ikintu runaka kugira ngo ube ufite urubuto. Uru rubuto hari n'igihe uba ukiri kuri level yuko nta n'urubuto ufite. Okay? Niba uri umuntu ushobora kuba warize, sinzi urugero waba waragarukiyeho, byibuza hari ubumenyi bw'ibanze wakuye aho ku ishuri. Ese ubwo bumenyi ufite burahagije kugira ngo turwite urubuto tugiye gutera mu murima? Icyo ni ikibazo cya mbere ugiye kwibaza. Ku bwenge ufite masters, ufite PhD, ufite bachelor, warangije secondaire, warangije tronc, warangije amashuri 6, byibuze ibyo wize bigufitiye ubumenyi bw'ibanze tubwite tuvuga ngo dufite urubuto twaba tugiye gutera. Ese iterambere ryawe wumva niba tugiye gukoresha urugero rw'igiti kugira ngo dukire, uramutse uteye urwo rubuto rw'ubumenyi ufite ukarushyira mu butaka,
how much money wakinjiza buri kwezi. Ese ni amafaranga angahe wakinjiza mu kwezi? Ese ku munsi nangahe ugendeye ku bumenyi ufite? Nusanga ubumenyi ufite nta kintu uri kugira, ni nko uzafata urubuto ugatera mu butaka, urubuto wenda rupfuye cyangwa se rudafite ubuziranenge bwo kuba bwakeraho ikintu na kimwe. Murabizi abantu bahinga, iyo ugiye guhinga urubuto urabanza ukarureba rwiza, ukaruhunika, igihe cyitera ukazarutera. Noneho rero urubuto rwacu tubwise ubumenyi. Wowe ufite bumenyi iki? Ubwenge bwawe cyangwa se ubwo wakuye ku buryo birashoboka ko abantu bashobora no kwigira ku mihanda utaranageze no muri primaire utazi gusoma no kwandika, ariko ugahura n'umuntu akaguha ubumenyi, akaguha urubuto. Urwo rubuto rero ni rw'uyu munsi tugiye guheraho. Tuvuga ati ese ngiye Strato nshoboye iki? Nahawe ubuhe ubushobozi n'Imana cyangwa se ubushobozi bwo guca waraciye mu ishuri. Ariko igihe cyose ubumenyi ndagira ngo nkubwire ko utabutora mu ishuri gusa, kuko habundi iyo tuvuze ubumenyi aho buturuka habaho ibice bibiri. Hari icyo twita formal, hari n'icyo twita informal. Informal education cyangwa se ubumenyi buteguwe buciye mu ishuri nibwo twita formal. Ahangaha ni hamwe umwana aba yaragiye kwiga agakura neza, akiga akagera runaka amasomo akura. Ubwo ni uburyo bwa mbere abenshi banafite. Hari n'ubundi buryo buri informal, ari bwo bwo kuba warize ibintu ubyigiye, ku muhanda ubyigiye, kuri Strato ubyigiye, kuri kanaka. Nk'ubu hari ibintu byinshi njye nigiye ku mukoresha wanjye, aho nahuriye nawe yagiye anyigisha ibintu bibiri. Kimwe mu isomo yanyigishije ndaza kurisoheza kuko na n'ubu mbigenderaho kandi biramfasha, kubera yuko n'umuntu, harimo abantu bafite urukundo rwo kuvuga ngo ryerekane mfashe uyu muntu muhe urubuto. Uru rubuto rero nawe nutabona uruguha bizakomeza kugora gukira, kandi uru rubuto kugira ngo umurima uzera ari mwinshi ntabwo uzatera urubuto rumwe, bizagusaba gushaka imbuto nyinshi utera mu murima ugomba kuguhereza iterambere. Umurima rero turi kuvuga hano ni ku isoko ryacu, iri soko duhahiraho, kuri isoko cyangwa se market. Kuri market haba iki? Habaho ubucuruzi. Ubucuruzi ni iki? Ni uguhererekanya ibintu, serivisi, bakaguhereza amafaranga ku bucuruzi bw'uyu munsi. Kera ubucuruzi bwo hambere habaga icyo bita barter trade, aho uzana igitebo cy'ibijumba nkaguha igitebo cy'amasaka, wazana igitoki nkaguhereza imyumbati. Ubwo nibwo bucuruzi bwayo. Noneho iyi munsi ku isoko hariho gutanga igicuruzwa cyangwa se serivisi, bakakwishyura mu gaciro k'amafaranga. Rero nimba umurima turi guhingamo, isoko turi kujyaho, udafite urubuto rwa nyarwo rwo guhinga ngo urutere rushyira ku isoko hanyuma ruzere, urwo rugendo rwo kwera nirwo turi bwite igiti. Hanyuma iyo utera urubuto uhita ugira icyo bita imizi, roots, imizi. Okay? Imizi cyangwa se roots. Iyi mizi uteye muri wa murima ujyanye ku isoko niyo ugomba kuzategereza ko yera. Abantu benshi mu kuri bashobora no kubona urubuto bafite ubumenyi, bafite amafaranga, baraje bakigishwa natwe, baraciye mu kazi, baraciye mu ishuri, bakabona uburyo bwo kugera kuri rwa rubuto. Hanyuma mu gihe cyo kurutera akarushyira mu murima ari ryo rya soko, hanyuma ariko akirengagiza ko uru rubuto iyo rugiye ku isoko rusaba ikindi kitambo cyo kurwuhira, kurumenaho amazi. Ubutaka bw'ubu ngubu buragoye, hariho izuba rirabwangiza. Ubwo mugende mubihuza n'isoko, kuko hano twiga ibijyanye n'ubukungu, iterambere, entrepreneurship, imitekerereze ugomba kugira. Kuba ufite urubuto, kuba ufite ubumenyi, ufite skills, yewe warabonye n'amafaranga. Urubuto nidushaka twongere tuvuge amafaranga, kuko amafaranga, impamvu nshyizeho amafaranga mu rubuto nuko harimo umuntu ushobora kuba atarize ariko akaba yaragize amahirwe yo guhabwa igishoro, agahabwa igishoro n'ababyeyi be, agahabwa igishoro wenda yatsindiye amakompetisiyo cyangwa amarushanwa, agabona amafaranga mu buryo bwinshi ushobora kubonamo amafaranga. Niba uri muri abo bantu rero, ayo mafaranga yawe arahinduka urubuto. Urubuto rushobora kuba ubumenyi, rushobora kuba
amafaranga, kubera yuko umuntu ashobora kujya ku isoko cyangwa mu murima afite kimwe muri ibi bintu maze kuvuga. Noneho rero twikomereze, imizi uteye igiti cyawe. Igiti kiba kigomba kugira ute? Kwera. Igiti kigomba kugira ute? Kwera. Iki cyeza ni iki? Uruti, tukita uruti cyangwa stem. Uru ruti tuzamuye mu butaka rero, rwigiye hejuru y'ubutaka, ni hamwe utangiye kubona urugendo rwawe rurimo rukunda. Hanyuma mu Kinyarwanda tukagira umugani uvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Kigororwa kikiri gito bivuze ngo rukiva mu butaka, hano nibura ni hamwe ya business yawe, bwa bumenyi bwawe bwatangiye kukwishyura. Utangiye kubona icyo twita inyungu, utangiye kubona icyo bita salary ku baba babonye akazi, salary cyangwa se umushahara ku bantu babonye akazi, cyangwa se ku bakora business, ku bantu babonye inyungu y'ibyo bacuruje. Iyo uruti ruvuyemo rero utangiye kubona za nyungu. Mu butaka twirengagije ibitambo byinshi bibera munsi y'ubutaka, hahandi twashyize kurara amajoro udasinziriye, gushora imari, kujya ku isoko, ba rwiyemezamirimo batinda gukorera ibyo mwasezeranye, abasapuraya bakwambuye, wabatumye bakakuzanira karite mbi, wagurije umuntu amafaranga ntakwishyure, wajyanye imari ku isoko ukabura abakiriya bikabura bitewe n'ibyo ucuruza, wabuze abakiriya, wakopye bakakwambura. Ibyo bitambo byose nibyo biba biri hano mu butaka mbere y'uko tubona uruti. Hanyuma Abanyarwanda bakongeraho ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ibyo byose iyo wamaze kubimenya uhita wongera ukavuga ati ariko ubundi mfite ubushobozi. Ibi bintu byose uri kubona munsi y'ubutaka ni ibitambo utanga abantu batabona, bya bindi abantu batabona amajoro yawe. Bimwe bavuga ngo hatinda inda, ariko icyo kibita uko gutinda kuri mwaho hagati, nta muntu wakubonye, nta muntu wabonye ibyo waciyemo. Icyo babonye ni iki? Ni uruti ruvuye muri bwa butaka, none buvuyemo wowe ufite ibintu byose waciyemo. Hanyuma umuntu avuga arakize sha, ngo ndakubona ngo usigaye umeze neza, ngo wamaye kuri ayo mafaranga. Ibitambo biri munsi y'ubutaka watanze nta muntu uri kubibona. Wowe rero uza aka gaciro, uru rubuto rwawe wateye rurinde unaruheshe iki? Agaciro. Ni nayo mpamvu nimba ugejeje aha aka kanya ugiteze amatwi ahageze, kuko iri somo riracyakomeje. Hagaciro ubumenyi, hagaciro urubuto, kuko rushobora kugufasha kwaguka, kongera ibyo ufite, hanyuma ariko kandi ukabona bibonye ku giciro gitoya cy'umwanya wawe. Ari naho tugusaba, niba ugeze aha kora subscribe, kora follow, shyira muri comment uvuge ngo uru rubuto nanjye ndi gutera hari aho ruzangeza, kuko ibyo twiyaturiraho bitubaho. Reka mbabwire, ntabwo ubundi nigisha ibintu by'Imana, ariko nkunda Imana. Iratubwira ngo tera intambwe imwe, izindi nzazigutera. Hanyuma wowe n'iyi n'imwe ikakunanira kubasha gutahura urubuto rwawe, kumenya urubuto ugomba gutera mu butaka rwiza ukeneye, bikakubana ikibazo. Nshuti mukunzi wo dukurikiye, aka kanya ndagira ngo ubanze wisuzume, ubu ukanze kuri pause kuri ino video, hanyuma uvuga ati ariko njyewe kanaka, njyewe Strato, wowe kanaka, ubundi urubuto rwanjye ni uruhe nagashyize mu butaka? Ni ubuhe bumenyi nkeneye? Ese ni ubumenyi bwo guteka? Ni ubumenyi bwo kogosha? Ni ubumenyi bwo gufotora? Ni ubumenyi bwo kwigisha? Ni ubumenyi bwo kujya ku isoko? Ni ubumenyi ki nkeneye? Ni ubumenyi bwo gucuruza? Ese bwo gucuruza iki? Gucuruza inkweto, gucuruza imyenda, gucuruza ibiryo by'abana, gucuruza ibiryo by'abantu bakuru, gucuruza ibiryo muri rusange, gukora alimentation, imishinga myinshi, guhinga, korora. Ni uruhe rubuto mfite gushyira mu butaka aka kanya? Ese ni uruhe? Byibaza, numara kubyisubiza uraba uri mu nzira nziza, kuko nakubwiye ko iri somo rigiye kuguhindura uburyo watekerezaga. Biragora kandi kumva ko aka kanya ushobora kubyumva nka motivation ukanahinduka, ukumva rwose urafashijwe. Strato urakoze, comment zanyu ndazibona. By the way, ndashimira abantu badukurikirana, batwereka urukundo rwa nyarwo pe, bagashyira muri comment, biradufasha, byaraduhinduye. Ariko ntugatahire motivation, please, I beg you, ntugatahire motivation. Wowe wikumva bino bintu ngo bishyire ku mutima ngo ni byiza, ariko wongere uryame bwire buke, ejo mu gitondo bwongere bwire buke. No, ntabwo bibaho. Gerageza uru rubuto rwawe urukangure, wicara uvuga ati urubuto mfite n'uruhe, n'ubumenyi n'iki. Noneho rero, niba ubu bumenyi bujyanye na formal education utabufite,
twagiye mu ishuri impamvu turi kubigisha bimwe, wowe ushobora no kuba waragiyemo ariko ntabwo twese twiyumvisha ibintu kimwe, buri wese afite impano byo ashoboye. Nubwo aka kanya ntishoboye kwigisha, nshoboye kuba mfite ubumenyi bwo kwigisha, wowe ushobora kuba ushoboye noneho kubasha gufata bya bintu nakwigishije ukabishyira mu murimo ukabikoreramo amafaranga. Nubikoramo amafaranga ukayabona, uzibuke kuza kwishyura bano bantu kuko wabiboneye ubuntu. Reka kubijya mwishyura. That's good, right? I'm joking ariko I'm also serious. So uru rubuto rwawe rushakisha mbere y'uko igiti kiva mu butaka, weretse ibitambo uzatanga kugira ngo bigereho. Abantu benshi bajya kubona uruti ruzamuka hashize nk'imyaka hagati y'10 na 15. Iyi munsi turi mu isi yaturangaje kubera ibintu tubona. Iterambere riri kwiruka pe, riri kwiruka cyane, izi smartphone zikaturushya ku buryo wowe ujya ubona ibintu by'abandi baciyemo hano, bya bintu byose bagiye batanga, kumenya gutanga umusoro, kumva amategeko ya leta, ibitambo byinshi, hanyuma ugahita utekereza ngo ariko buriya nanjye ngo birashoboka ko rwose biriya bintu nabigeraho mu munsi umwe, kubera yuko uzi ko tuziranye, ukagira ngo ibi ndi kukubwira nabimenye ejo mu gitondo. No, ni urugendo rw'imyaka irenga 20. Urwana n'ibyo bintu igihe nahereye mu ishuri, ni urwo rugendo rwose rw'imyaka 20. Undi nawe ari mu rugendo rw'imyaka 40. Wa muntu uri kubona mu modoka miliyoni 100 ushobora kukubwira ngo ngiye muri 80 nari ndi ku isoko ry'umurimo. Muri 80 hari igihe wowe uri turi kurebana wari ukiri umwana, cyangwa se n'ababyeyi bawe batari bagavutse. Muri 60 ugasanga icyo gihe yari yararangije primaire. Umva urwo rugendo, warangiza ugashaka kwigeranya nawe. Ariko izi social media, izi mbuga nkoranyambaga turiho zadukoreye ikintu kitari cyiza, kubera yuko ushobora kuza ugakora ibintu ukabyina nka kurayikinga, ukabona like 1000 cyangwa 10,000, ukagira ngo ufite ubwenge bungana n'izo like, ukagira ngo abantu bagukunze kubera yuko hari ikintu babahaye kidasanzwe. Wishukwa na like, wishukwa na views ubona, ngo wigire igitangaza wumve ko hari ibintu wagezeho bidasanzwe, kubera yuko ubisi roroshye nyine abantu turiho to waste time. Hari igihe ngende muri pause naho gatereka mbere y'utuntu duseje akaranzikije akakurayikinga. Izi social media ntiziratangira kuduhemba ngo basi twite k'icyo kintu, kuko abantu benshi bafite views, bafite like, ariko nta mafaranga ntayo, ni abakene bigendera. Rimwe na rimwe bya bintu bakoze nta n'ubwenge bubirimo, ku buryo bwa bwenge bwavuga ngo buzaramba ku isoko, buzamutunga mu gihe runaka. Ari nayo mpamvu ndi kugusaba kugira ngo wowe umenye ngo urubuto rwanjye ni uruhe. Ese noneho ubwiza opportunity za technology opportunity, technology opportunity zabonetse hano, nzikoresha iki? Noneho nta kuntu nafata urubuto rwanjye nkarutera nkakoresha technology inyamamariza bya bintu. Abantu mwiga umuco wo kwamamaza ibyo mukora, ibyo muzi, abantu babimenye. Nta muntu uzamenya ikintu ufite utakizi. Ubundi kera badukubitiraga kuba ikintu bita gushyanuka, badukubitiraga gushyanuka. None uyu munsi gushyanuka ubu nibyo bisigaye bikwerekana ko ngo ufite confidence, wifitiye icyizere, uzi kuvuga, abantu bakaguhitamo kubera ko ngo wabashije gukuramo cya kintu twe baduhoraga kera. Bivuze ngo uburyo ubw'uburezi bwo hambere burimo buragenda bunahindura isura, ku buryo umuntu uzi kuvuga, uzi kugaragaza ibyo azi, ariwe muntu uzagaragara nk'uzi ubwenge, nyamara hari n'umuntu wicecekeye ufite ubwenge. Ariko nutabitubwira, nutabitwereka, tuzagufata nkaho ntacyo uzi, kuko niho isi iri, niho turi kugana. Nyamuneka gerageza ibintu uzi, ukoresha technology, ubigaragaza, ubyereka abantu, bizakwishyura mu buryo bwa monetization, ariko bizakuza n'abantu. Ufite business, ufite za views navugaga, uramamaza bigakunda. Twikomereze, uruti rwacu noneho rurazamutse rugeze hejuru, igiti kigororwa kikiri gito. Uru ruti rwacu narwo tuba tugomba kwita twiga noneho uburyo cyangwa se strategy. Noneho tutangiye kubona igiti kumera. Iyo igiti kiri kumera, uba ugomba noneho guhita ushaka strategy cyangwa se uburyo bwo gutuma cya giti cyacu kidatangira guhengama, ngo kibe cyahengama kigaruka hehe ku butaka, tukakigorora, tukagishyigikira, tukagiterera inzego. Abantu muhinga urutoki murabizi, kugira ngo kizamuke gihagaze neza. Sasa rero ahangaha niho noneho ugiye kurwana no kurinda ibyagezweho. Igiti cyavuyemo turi kukibona ni cyiza, bihita utangira kugifumbira,
gufumbira, gushyiramo ifumbire mvaruganda, kukivomerera, kucyitaho, kukishyira ngo kidahengama. Aha niho abantu benshi bagorerwa. Wakoze ibi bitambo byose, none kubw'amahirwe utangiye kubona umusaruro, utangiye kubona igiti kimera gatoya, ugahita wirara, ugahita usinzira, ukirata, ukiyemera, ukareba abantu ukabagira ibigoryi, urugendo waciyemo nufasha abandi ngo barubacishemo. Abakire tubasabe rwose mujye mwumva abantu ko uru rugendo ushobora kugeza aha we akiri hano, natabona umuntu umuha akaboko bizagorana kugera hano. Dusharingane, wikirata, nawe wahereye anytime ikosa rimwe ushobora kugaruka hano hasi. Ari nayo mpamvu ugomba gushaka cya kintu bise strategy cyangwa se uburyo bushoboka bwose bwo kurinda cya giti cyawe kuba cyakigonda cyangwa se cyasubira hasi cyangwa se cyakuma. Uyu musaruro urimo ubona ushyigikire, ushaka abantu bagufasha, ugisha inama, ubugeze noneho ubu baramaze gukora viziyo, ibintu byose warabimenye. Ariko aha ngaha abantu benshi barahasinzirira, bakahirata, bakahagirira ibibazo ku buryo kugaruka hasi bikorohera. Hari abantu tujya twumva yarafite kampani, yarafite uruganda, tukajya kumva ngo bamutereje, tukajya kumva abantu benshi bagera hano kugira ngo bakumva bagezeyo, kandi n'ibara ry'amatunda arambye, kuko igiti kigeze aha ngaha gitangira noneho kwera amashami. Amashami. Twigereye ku mashami. Ariko wibuke ko umuyaga ushobora kuza ukagira ute? Amashami. Umuyaga ushobora kuza ari mwinshi wase rwacyo, amababi yose akabaragurutsa arigendeye. Iki giti cyageze aha kiba kigomba gutangira noneho kwaguka. Agura ibintu, agura abantu bagufasha. Iyo bavuze kwaguka, cyagize ute? Kwaguka nyine ni ukuri ibintu expansion, kugira noneho ibindi bintu wamaze gutekereza bino uti warubonye, none ugeze mu gice cya gatatu cyo kwaguka. Aha rero noneho ugeze gushaka abandi bantu bagufasha guca muri bya bintu, kuko iki giti mu butaka murabyibuka ko haba hakiri fondasiyo. Fondasiyo rero zigirwa n'umuntu ufite vision. Uyu ufite vision rero n'ubu ugejeje ibintu aha ngaha aba agomba no kuvuga ati ibi bintu biri aha, reka byigishe bano bantu twaguke. Ariko baguka bashyira imbaraga hano mu butaka, bafumbira cyane, bongeramo imbaraga, ibintu bye bigatangira kuzana umusaruro n'amafaranga. Aho hantu murahumvishe neza, kubera yuko iyo ugeze mu gice cyo kwaguka nibwo ushobora kugira ibibazo byo kuba umuyaga ushobora kuguha ya mababi yawe yose akaba aragiye, igiti kigatangira kuma, ukamera nkaho kubiswe n'inkuba. Nari natanze urugero mu kanya ngo nta muntu ujya ubumva yari afite uruganda runameze neza rufite amamiliyari, ukajya kumva ngo bamutereje. Wenda azize kudatanga umusoro ku gihe, azize inguzanyo yagujije akayikoresha nabi, azize kuba yarageze hano agahita yigura inzu ya $500,000 yo guturamo. Please imagine, uri umukire ufite miliyari, ugeze kuri $1,100,000 ugahita ugura inzu ya $100,000 yo guturamo. That is a mistake. Nyamara za $100,000 ushobora kongera ukazishyira muri rwa rubuto rukugesha, kuko baramaze kubona ko bikunda, ukakwagurira ahandi. Ubaye no mu ya $1,040,000 se bigutwaye iki? Inzu si kongera iki? Kuba mu nzu ya etaje 3 uri umwe n'umugore n'abana 2, hasi hari ifo ziri gupfusa, bikwinjiriza iki? Nyamara wongeye ya mashami yawe twageze ku gice twita kwaguka, ukagura bya bintu byawe, ahubwo none ushobora kuba ubuzima bwiza, none ukageraho za mbaraga watakaje hano, ukicara ugatangira nawe ukaruhuka, ukaba siwo mwiza, ukumva nyine kujya ku mazi icyo bivuze, ukumva actually muri no bizarakantu kaje k'ijambo ngo CEO, nubwo nanjye ndikoresha. Abantu bariciye amazi. Ubundi CEO n'abantu bari muri strategic planning baratekereza akavuga ngo turi kumva mu myaka iyi ngiyi twakora ibi, agahita ahereza abantu bakabikora, agahita ahereza aba managing director akaro bashyira mu bikorwa. Kuri CEO uriya, that is a mistake. Try nyine wowe aho ugeze mu gutekereza bati timu yanjye ndi gutekereza ko twakora bino bintu. None ubu umuntu asigaye afungura kampani, kuyifunguza ni ubuntu, kujya muri RDB ugafunguza konte ni ubuntu, wishyura serivisi y'umuntu wagufashije. Uramutse ubizi muri ya gahunda ya leta byikorere, ndakubwiza ukuri yuko
wayifungura mu gihe kitarenze iminota 10-15 ubonye tini nama, ukabasha kugahita unashyiraho ABM, ubwo ukaba wise ngo CEO. Are you serious? CEO ukora iki se? CEO ukora icyo ufite icyo uzanye ikiguzo. Ufunguye company, niba dufite amakampani menshi ashobora kuba adakora. By'umwihariko mujye mwibuka kudekarara kugira company si imikino. Ntabwo ari ibintu byoroshye. So ubwo rero ntabwo uri CEO, so ni umuntu uri gutekereza ibintu birebire, ari kuvuga ngo reka nkore gutya, agahereza za timu zikabishyira mu bikorwa. Nisuzugura bino bintu. So wowe rero uri gutangira ibintu, gerageza urinde amababi yawe niba warageze hariya. Tangira noneho wagure bya bintu twagejeje hano, hanyuma uhereza abantu, uhaguke, uhagura amarembo, ufate timu, uzihe ubushobozi, zikwagurira ibintu. Noneho hano ubu ni ubugezeho gucunga kuruta ugukoresha. Hano ugomba kuba smart, be more smart kuruta, cyangwa se work smart not work hard. Kora bisobanutse atari ugukora cyane. Gukora cyane amajoro adasinziriye, buriya umuzi w'abago ashobora gutekereza ikintu mu gihe cy'amasaha 3 akabikora inyigo ntoya, ariko ubwenge n'imbaraga bitayemo rwose ikabiruta ibyo yakoreye hano. Ari mpamvu ugomba kurinda ibyagezweho, bigusaba ubundi bwenge no kugira ngo ubihereze abantu bazabikuza, bazabidevelopa, bakabikoramo ikintu gifatika. Ubu bwenge niho ubugeze noneho bwo kwaguka, ukagura ibintu, ukagira timu n'abantu benshi bagufasha. Hanyuma icyiciro cya nyuma ni ukwibonera imbuto. Imbuto cyangwa se reka tubyite, marikeri yanjye itangiye kugira gusarura. Ubwo ni ukuvuga ngo cya giti cyacu gihita gitangira kumera imbuto zeze. Imbuto zireze, tugeze mu gihe cyo gusarura cyangwa imbuto. Igiti cyacu noneho kireze, ubu ugeze ku gice cyiza, hamwe noneho utangiye kugira. Hanyuma se ko muzi igiti, reka twifatire avoka. Avoka yerera igihe kingana giti? Si ibyo se kuba waragiye muri pipiniyeri ugafata urubuto rwa avoka rwiza ukarushyira mu butaka ukajya umenaho amazi, indi mirimo yabayemo kugira ngo avoka ize, wigeze uyibona? None se kubera iki wowe turi kwigana tugeranye aha, uri gushaka ko ibi bintu byose uhita usimbuka bum ugahita ubona amatunda, imbuto ugahita uzibona? Kuki ushaka kubona imbuto umunota umwe? Kuki ushaka kubona imbuto mu masegonda? Kuki ushaka gusarura rimwe na rimwe n'ibyo utabibye, ukabura kuze ukabushaka wowe kugeze hano kimwe cyane nk'abantu bakora agahita ashaka kubona zino mbuto atateye wazigizemo uruhare? Si na abantu muri kurekarama ibintu ngo batwongeza amafaranga, wagize uruhare? Abantu uri kongeza wagizemo uruhare? Uhafite iki? Wahazanye iki? Wowe se uramutse ubyikoreye urabona kugira ngo ugere kuri izi mbuto byagutwara imyaka ingahe? Kuki ushaka gutaruka hano ugahita ku mbuto? Kandi twabonye ibitambo byose biri hano mu mizi, twabonye ibitambo biri hano mu ruti, twabonye ibitambo biri hano hejuru. Ikintu iyo wageze na hano ukora icyo bita system, igomba kugira system irinda iki giti kutabeberana. Hanyuma kuki ushaka ko amafaranga uyabona bikoroheye? Bivuze ngo rero ka kantu twita ngo ndejo bundi ngo ntiyarorohe injara, iki giti ngo twagitera ejo bundi. Urwo ni rwo rugendo ugomba kumva. Ejo bundi no kuri kwita ejo bundi bishobora kuba ari imyaka 10, ari imyaka 5. Reka mbibarize, ejo bundi muri covid n'ejo bundi kuko umuntu aricara kumva n'ejo bundi batubwira mushyiramo agapfukamunwa mu 2020. Iyi munsi ndakubwira ko hashize imyaka 6. Ndabizi ko abantu mwese muri kundeba mu gihe cya covid mwari muri, kandi mwari bakuru mufite n'ibyo muri gukora. K'imyaka 6 ishize wenda hari n'ikintu wanze gukora kiragiye wari wariyemeje gukora, none ntiwagikoze. Iyi munsi utagikoze wageze kuki? Ese bwo nimba aragikoze ubwo ugeze kuki? Uri ushobora guhita ubona urugero rurimo. Ariko nimba arababyaye umwana ubu ari mu mwaka wa 2 primaire cyangwa se ari muri mu wa mbere primaire byibuze, arakuvugisha ati mama, ati papa, uri kumva ubwo bugendo ukuntu bungana, noneho ukaruca amazi mu masegonda? No. Icyo rero niyo understanding tugomba kugira, nicyo tugomba kumva, niho hantu turi kugana, nicyo cyifuzo twese tuba dushaka, ni ukugera kuri uru rubuto. Ubwo rero ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri iri somo ridukangurira kwihangana kugira ngo igiti cyacu cyere, kugira ngo amafaranga yacu azaduhe umusaruro tuyabone hano birambye. Tubonye ko ari urugendo rudusaba kwihangana. Twakoresheje urugero rw'igiti, ariko dushaka kugira ngo tuze kugera ahantu bita
kwihangana. Amafaranga kugira ngo yabone bigusaba kwihangana, bigusaba ibitambo, bigusaba kubanza gusobanukirwa imbuto yawe, ukamenya umurima uri buyiteremo ni irihe. Twabonye ko imbuto ari ubumenyi ushobora kuba ndi kwigisha wize mu ishuri, wahawe n'undi muntu wigishijwe ku muhanda, cyangwa se amafaranga. Hanyuma umurima duteramo urubuto, twabonye ko uwo murima ari isoko, ari umurima w'isoko. Ku isoko hari iki? Haba ubucuruzi, cyangwa ubucuruzi bw'ibintu cyangwa se service, goods and services, product and services. Hanyuma with exchange of what, bakaguhereza amafaranga. Ayo mafaranga rero baguhaye tuyabara nk'inyungu yaje kuri icyo kintu washoboye, cyangwa se umushahara. Ibyo bintu iyo bicunze neza bivamo cyaca twise uruti ari rwo systeme, tukarushyigikira, tukarurinda ko rwaberama. Kuri wa mugani twifashe n'igiti kigoroba kikiri gito, tukagifatirana kugira ngo kiduhe amababi ya mafaranga dutangiye kubona. Noneho tuba tugeze kuri step yo kuba twahere ku rubuto kumera, kwaguka. Ahangaha abantu benshi batsindirwa kuri 2 na 3. Iyo bigeze mu kumera barirara, bakigira mu maraha, bakiryamira, bagasinzira, bakayabona n'ayandi makeya bakayarira, bakayanywera, bakayiratamo, bakayasohokanamo inkumi n'ibindi byinshi byangiza abantu twagiye tubivuga hano. Amafaranga yabo aho kugira ngo amere akisubirira hasi akagwa. Hanyuma byagera mu gihe cyo kwaguka, ugatangira kumva ko ugomba kutita ku buzima bwawe, ukumva ko rwa rugendo waciyemo hano wakomeza ukabyikorera. Byageze uzapfa se? Ntabwo utekereza ko n'ubuzima bwawe ugomba kubyitaho, kuryama, gukora siporo, kuruhuka, kujya kwa muganga gukora check up kenshi, kuko ushobora kurwara stroke kubera yaturutse ku kazi ukabura apfuye. Nyamara bya bintu byose ukabona waruhiye bipfuye ubusa, kubera twese tuzapfa, ariko hari urupfu usanga twagizemo uruhare. Hanyuma aho ngaho kumera, kwaguka, mutangira gushaka timu y'abantu bagufasha, mukaguka, ukavana ibintu hano bakoreraga i Kigali ukabijyana i Rwamagana, yewe ushobora no kujya no mu bindi bihugu, ukanyoni katagutse nikamenya iyo bwera. Hanyuma noneho rwa rubuto rwawe, wa musaruro wagezeho niwo uzagutunga hahandi ugeze mu zabukuru, hamwe dukunda kwita ngo ni muri pasiyo. Ngo baricaye ngakora iki? Ngo yirera abuzukuru, abari kuganira n'umuryango, kubera yuko waguye timu hano, wakoze system iraguka. Imaze kwaguka, ubu ushobora noneho kubaza ati manager, bya bintu bigeze he? Byaje babacira ngahe? Wiryamiye mu rugo kuri telefone, uri kuganira n'abana, uri kwita ku muryango, abuzukuru, watembereye. Aho niho uri gusarura cya kintu twise imbuto, kandi izo mbuto ni amafaranga niyo zivunjwamo. Iyo ni samari y'isomo ryose. Hanyuma ni rwo rugendo bifuriza. Uru rugendo rusaba imyaka, ntabwo rusaba umwaka. Izi social media zaroheje igihe, time, cyangwa se delay time effect. Icyo kintu tukitondere. Ntabwo ushaka gutera imbere, hari kubera ko izi social media, izi technology yagize isi umudugudu, ku buryo wicara ukabona Donald Trump uko yaraye, ukamenya His Excellency Paul Kagame uko yaraye i Kigali, yagiye mu ndege, abacuti bawe baguze amamodoka, kubera ko babipostinze, ugahita ugira ngo nawe bizakorohera gutyo, ukumva wayigura. Nyamara kuba muziranye kuri social media ntabwo bibahuza, ntabwo bibagira umuntu umwe, ntabwo bikugira igitangaza. Buri wese afite ubuzima bwe, ita ku buzima bwawe, iga gutahura urubuto rwawe, uruhinge, urukorere, uruguhire, rukwerere. Bizagutwara igihe, bishobora kugutwara imyaka 2, umwaka 1, 3, 4, 5, bitewe n'uburyo ukora ibintu byawe. So Imana ibahe guhaha muronke, izaduhe kugera kuri ubukungu, twese tuzasaze tugeze kuri uru rubuto. Nicyo twifuza, nayo mpamvu twigisha amasomo, no kugira ngo azatubere urwibutso kuri twebwe no kuri we wayumvishije. Kuko ushobora kumva ibintu ukabica amazi, nyamara byari kukubera inzira y'iterambere. Ubwo rero ndogenda baramukije, muhahe muronka muherereye, mukore follow, subscribe. Momo yanjye munayishyiraho kuko mbigishije isomo ryiza ririmo ivugabutumwa ry'amafaranga n'Imana, byose muyishyireho sha, sibyo? Ntimukashime ariko ngo birangire. Ntabwo ari ugusaba, ni uguha agaciro ubumenyi n'umwanya tuba twakoranye ibi bintu. Hanyuma abashaka ko dukoranamo, mujye mutwandikira, dukorane, ubwo turi open for that, for business development. Dufite company yitwa Biscom Limited, ikora ibijyanye n'ubujyanama, consultants, research, cyane iyo bigeze muri business development, cyangwa se mu bijyanye no gutegura business no gufasha rwiyemezamirimo kuva gutangira kugeza mu gushyira umushinga we mu bikorwa, ndetse no kuwucunga nyuma yaho. Ibyo byose turabibafasha. Mutwandikire, mutugane. Dukorera ku Muhima mu mujyi wa Kigali, munsi ya downtown. Mwadusanga kuri ofisi ni Kigali
tukaganira tugakorana. Bye, Imana ibarinde muhaye umurongo.